murabe ndagiye disize nawe ndenganya. Ese nibyo koko uyu mugabo yaba yariswe n'agakoko gatera sida nk'uko abantu benshi babivuga? Njyewe nawe n'undi wose biragoye kumwumvisha yuko uyu mugabo ariho. Nibyo koko uyu mugabo ndamutse mubwiye ngo ariho kandi ibikorwa bye birakomeje, ndetse n'umusitari muri Kigali byakugora ndetse byanagorana cyane nk'uko abantu benshi babivuga. Wowe nanjye tuzi neza yuko uyu muhanzi yishwe n'agakoko gatera sida byatewe n'indirimbo yakoze yitwa Murabeho Ndagiye, bikubitiraho nuko yaririmbyemo igitero kivuga ngo ndize nawe ndenganya. Byanduwe yuko koko yishwe na sida. Ubundi uyu mugabo amazina we yitwa Nduwimana Jean Paul, akaba yaramenyekanye nka Nabuja. Iryo niryo zina yari yamamayeho. Ubundi yaba ariho koko? Ubundi se umugabo ukurikije amagambo bavuga ngo yaba yarapfuye cyangwa se akitaba Imana yaba ariho koko? Reka tubyumve hano. Uraza gukanda subscribe tumuvugeho duhereye iruhande icyatumye bavuga yuko uno mugabo yapfuye, icyatumye bavuga yuko yishwe n'agakoko ka sida, kandi bavuga yuko yaba yarapfuye mu 2024 cyangwa se 2004, ariko sibyo. Urebye neza kuri YouTube usanga indirimbo imaze imyaka 15, ubwo ni muri 2004 na 3 gutyo. Ariko uyu mugabo ariho ndetse n'umustar ukomeye, ni n'umukire mu bakire dutunze hano muri Kigali. Nyemera dutangire gutya, niba ubwa mbere sanze ko mu ngari byegeranyo, uraza gukanda subscribe nyemere dutembera n'isi. Iyi ni Sobije, mu kanya ni amakuru ya politike kandi sabu, ubundi dukomeze. Uyu Imana we yamenyekanye kera kuko yakundaga no kwitabira ibitarama by'abanyeshuri ku ishuri igihe yigaga muri 2005. Urumva ko aribwo ya ndirimbo yari irimo iri gutegurwa kuba yakorwa. Nibwo yaririmbiye imbere y'imbaga y'abantu benshi batari abanyeshuri, ahubwo ari abantu basanzwe nyine, ahubwo ari abantu nyamwinshi baje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Hari mu karere ka Rusizi niho bari baje kwibukira uwo munsi. Yararirimbye maze bakunda ubutumwa bwari muri iyo ndirimbo yari ari kuririmba. Hari abayobozi, abana, abamama n'abasaza n'abandi bantu benshi baje kwitabira muri ibyo birori by'uyu mugabo witwa Nobija. Bahise biyemeza kumukorera alubumu yose y'indirimbo, harimo n'iriya ndirimbo imwe wumva yitwa Murabeho Ndagiye ndize nawe ndenganya. Iriya ndirimbo muvuga ngo yishwe n'agakoko ka sida, ariko icyo gihe yazikoze ari indirimbo nyinshi cyane, haza kwadukamo indirimbo ebyiri, harimo n'iriya wumva ngo Murabeho Ndagiye. Cyane cyane iriya nujya kuri YouTube urasanga yaragize views zigera muri miliyoni 5. Iyo ndirimbo yitwaga Murabeho Ndagiye, bivuga yuko yaba avuka no muri karere ka Rusizi. Nabuja yaje kwamamara, abona amafaranga menshi. Ku ikubitiro yahise ashinga studio yitwa Counter Record. Abajyaga gukorera imiziki Uganda barabireka imiziki yabo ngo abajyaga gukorera imiziki Uganda kugira ngo imiziki yabo ise neza, barabiretse bakajya baza gukorera imiziki hano mu Rwanda nyine i Kigali, ahangaha muri studio yitwa Counter Record. Ahangaha niho yahise akazi ba Element n'abandi ba star bakomeye, ariko Element niwe waje kwamaramo cyane. Bwa Element nawe yamamariye muri Counter Record. Bivuga ko ari we wamwise ririya zina Element, yahise nyine ashinga ririya zina Element, yaje ashingamo imizi, akaba arigo yamamaraho. Kandi ntabwo yahise arekeraho, yahise ashinga radio yitwa Country FM yumvikanira ku 105.7. Iyo radio yashinze nayo yagira ngo yari igamije kujya akina indirimbo no guteza imbere impano z'abatoya nyine, muzika nyarwanda nk'ibisanzwe. Nabyo byarabaye. Iyo radio niyo studio biriho byose yaje kujya abikoreraho nyine, studio igakora, radio ye igakora.
gusa ntabwo yarekeye aho, yaje guhita ashinga umuryango witwa Necessary Generation utegamiye kuri leta. Uwo muryango wari ushinzwe gufasha urubyiruko rw'u Rwanda, gufasha abantu, abafite ubumuga, byose yarabikoraga. Uwo muryango nibyo yakoraga, no guteza umuziki imbere nyarwanda. Bavuga ko yapfuye, impamvu bavuga ko yapfuye byatewe n'iriya ndirimbo yakoze. Iyo ndirimbo yakoze niyo yavuze ngo yarapfuye, kandi ntabwo yapfuye rwose, ariho ni muzima. Iriya ndirimbo yakoze niyo yahise avuga ati yarapfuye, abantu baravuga ati yarapfuye, yishwe na sida. Noneho we ikintu cyatumye bavuga ngo yarapfuye n'umuhanzi, reka nze nyigusobanurire neza uraza kucyumva. We yafashe indirimbo arayikora, amaze kuyikora yishanisha nk'umuntu urwaye nka sida, yambara nkawe, akura nkawe, ndetse akajya agendana nawe. Ndetse nunacunga neza mwayira modoka, icyo yagaragazaga afite ikibazo cy'indwara arwaye, nyine imurembeje, imukomereye, ariko nta ndwara n'imwe arwaye, ni muzima. Afite studio yitwa Country Record, afite radio yitwa Country FM. Iyo radio yumvikanira kuri 93.2, ikongera kumvikanira ku 105.7. Afite n'iriya studio nababwiye, akaba afite n'umuryango utegamiye kuri leta, Necessary Generation, ufasha imfubyi n'abapfakazi, urubyiruko rugerageje kwihangira imirimo. Ni umukire cyane, wumve ko ari umusitari hano mu Kigali. Niba nta makuru wari umufiteho, nayo makuru ye tumuziho, nibyo tumuziho, gusa turamukumbuye. Bibaye byiza agaruka mu muzika nyarwanda, njyewe nawe turamukumbuye, gusa ibyo mubwiye byo ni ukuri, ntabwo yapfuye. Niba nawe utizeye ko nibyo ndi kukubwira, wenda ashobora kuba ndi kukubeshya, jya kuri YouTube usacingemo Nabuja, urahita ubona amakuru ye, cyangwa se ujye ku bindi binyamakuru usacingemo, cyangwa se ahantu akunda gupostinga video nshyashya, urajya kuri TikTok, Instagram, Facebook, ho abaheruka gushyira. Ariko kuri YouTube usanga ari nk'imyaka 10 ishije ashyizeho ikintu, ntabwo akunda gusohora ibintu. Yahise nyine ajya mu bintu byo gushinga amasidiyo, nubwo byaramuhiriye cyane, aza kuba yashinga studio, ahura n'umuntu uzwi nka Element. Nagaruka kuvuga ngo Element yarazwi, ubwo Element nuko yagezemo agakora ibintu bigakundwa, byamara gukundwa abantu bakamwishimira, bikarangira bamukunze, akaza guhita azamukiraho ku buryo buri muntu wese yifuzaga yuko yanamukora indirimbo, hakazamo kakantu kavuga ngo karakaniyo kazagamo indirimbo yahitaga igira hit. So ubu ngubu sinakera hit ya Element na n'ubu biracyari, n'ubu yagukoreye. Gusa Element yaje kwimuka ajya muri 155 EM, niho ubu ngubu ari gukora, niyo rimbo ari gukoreramo. Nubwo bari kuvuga ngo arashaka kwisezera akaba yajya kwikorera, ntabwo ari byo, ahubwo Element ivuga yuko ashobora kuba ashaka gusezera iriya Country Record, yamara kwisezera akajya muri 155 EM, ariko bakamufata nko producer, kubera yuko buriya bamufata nk'ahantu habiri, producer ndetse n'umuhanzi. Bigaragara yuko rero we ashaka ko bamufata nk'umuproducer, ibintu by'ubuhanzi akaba yakigira ku bindi rego yumva yifuza. Nkayo nk'uko rero niba ruga mbere ugeza kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo, uraza gukanda subscribe. Reka duhurire mu kanya muri politike, wakoze kuduha watch time. Imana ikurinde kandi subiza ukuye, urakoze cyane cyane.